buriya hari ubwo ukora ibintu byiza wowe kumva ko ari wowe wenyine wenda ubizi ariko hariho abandi babona ko hari akazi ukora njya muri Atraco rero ngenda nkorana na Jean-Marie Ntagwabira dutwara shampiyona Atraco irasenyuka mpita njya muri Rayon Sport yari ikennye cyane ifite ibibazo byinshi cyane ngenda simbuye ngira ngo ni Kayiranga Batista ikipe ntago byari bimaze ariko turagerageza tuba gatatu tugera no kuri finali y'igikombe cy'amahoro APR yadutsinda 1-0 Mukura ifite abakinnyi beza harimo abitwaga ba Meme harimo abitwaga ba Ntare Freddy harimo umuzamu Ishimwe Claude aba bakinnyi ba Mukura cya gihe niho basaga nkaho barabakinnyi beza cyane natoje amafaranga menshi mwarakoresheje muri recruitment ugasanga none imishahara ibaye mikeya imishahara ibaye mikeya nibwo hatangiye kuzamo ibyo bibazo bya za ruswa byo kungwagurishije imikino reka tongere tubahe ikaze bakunze ibiganiro byacu twizere kumeze neza muri hirya no hino mwafashe umwanya mukadukurikira mugakurikira ibiganiro byacu hanyuma ndetse mukanabikunda birumvikana imbere yacu muri kwabona umutozo yitwa Ruremesha Emmanuel ni umutozo w'ikipe ya Muhazi United yahoze yitwa Rwamagana ariko yatoje amakipe menshi atandukanye menshi harimo za Mukura harimo za Gicumbi ni ikipe nyinshi yagiye anyuramo tugiye kuganira byinshi kuri Ruremesha Emmanuel hanyuma tunaganire cyane no ku buryo ari kubona iyi shampiyona y'u Rwanda sezo ya 2023 2024 Remesha tuguhaye kazi murakoze cyane coach mbere na mbere wenda narindimo ndavuga nti umutoza ufite ibigwi hari abari kumva izina Ruremesha ni izina rikuru rinini muri uyu mupira ariko ubundi Ruremesha kuba tamuzi kuba tazi profile muri rusange aho yagiye anyura tunyuremo gake mu ncamake urakoze nitwa Ruremesha Emmanuel nkuko wamaze kubivuga navutse mu 1972 ku Nyamirambo ku Mumena bariho nkurira niga amashuri abanza Kivugiza ngira ngo kugera mu wa gatatu andi mu wa kane kugera mu wa munani two twigaga kugera mu wa munani niga muri Kan Kigali hanyuma nza kujya gukomereza kwiga Igoma mba ku Gisenyi ndangiza njye Burundi mu cyagiye cy'intambara hanyuma intambara irangiye ngaruka mu Rwanda ndangiriza hano kuri École Technique Muhazi musiziye mu commerce comptabilité icyo gihe niko twabyitaga naho umupira wo navuga ko wasaga nkaho ari ubuzima bwanjye umupira wasaga nkaho ari ubwo buzima bwanjye ni ukuvuga ko kuva mu bwana bya bindi byateye by'abana bubu usanga bagiye mu nzoga bagiye hehe twe ubuzima bwacu bwari umupira tuva ku ishuri tukajya gukina nkura ubwo muri primaire ko muri Kan Kigali aho nigaga hari ishuri ryaho ryari rikomeye cyane umupira tuza no gutwara igikombe tukajya dukina no muri junior icyo gihe ikipe ya gisirikare icyo gihe yabagaho kera yitwaga Panthère Noire ariko nyuma aho maze kujya ku Gisenyi kucyo gihe nabaga ku Gisenyi niga Igoma njya muri junior ya Etincelle turazamuka ku buryo intambara yagiye gusa nkaho itangira gutera muri 90 ntangiye kuzamuka muri Etincelle ntangiye gukora imyitozo ariko nkiri umwana mutoya mvayo ngi Burundi nkina muri ikipe yaho yitwaga Coca-Cola yatozwaga n'umukinnyi wari wakinnye muri Etincelle hanyuma icyo gihe baza no kunselektiona njya muri ya ekipe yabo ya ekipe nationale yabo yari buzakina igikombe cy'isi intambara yari irangiye mu Rwanda mitangaruka mu Rwanda ntabwo nabashije gukomezanya nabo ngeze mu Rwanda rero naje mpita ninjira muri Mukura icyo gihe Mukura yari ubwo yari 19
na gatanu ko natangiye na Mukura ko Mukura yabaga i Butare ariko kubera icyo gihe Butare nta abakunzi ba Mukura bari basa nkaho batatanye. Icyo gihe yabaga i Kigali. Icyo gihe ubuyobozi perezida yari Gasarabwe niwe washoboye kuorganiza abakinnyi ba Mukura bari barasigaye n'abandi bashyashya, turaza dukora imyitozo. Icyo gihe umutoza wacu yari Kanamugire Aloyizi. Ubwaje muri Mukura ukina umupira wakinaga umupira wakinaga kuhe mwanya? Nakinaga kuri kabiri. Nakinaga kuri kabiri, hanyuma Kanamugire aradutoza, nyine bagenda basimburana biza kugera naho Mukura iza gusubira i Butare. Akisubira i Butare nge niga nkiri mu mwaka wa 6 ku buryo byansabaga gukora entraînement i Kigali rimwe na rimwe, hanyuma hasigara nk'umunsi umwe cyangwa ibiri nkabona kujya i Butare gukora imyitozo. Iza kurangiza ngi Butare nyine ndakomeza Mukura, ariko bizaho kugeraho nyine Mukura izana abakinnyi benshi icyo gihe kubwo umutoza witwaga Nando, ntangira kujya mbumusimbura, bigera naho no kujya muri liste ya icyo gihe hazaga 16 bisa nkaho bigorana kubera kubura umwanya utangiye gukura nyine. Icyo gihe abakinnyi bari babaye, ariko nta nubwo nari nkuze cyane, ariko abakinnyi bari babaye benshi. Noneho mpitamo kuvuga nti ngiye reka nigire muri Flash. Icyo gihe Flash yashaka kuntwara ngiye muri Flash, ariko hari umutoza wacu, twari dufite umutoza witwaga Nando w'umuzungu, agiye biba ngombwa ko agenda. Agiye kugenda rero barambwira bati kubera ko urumva nari maze, burya hari ukuntu umuntu yibona muri equipe niwe yaba abona adakina ariko bakaba bagufata nk'umuntu bubashye kubera wenda ibyo wakoranye nabo iki. Baravuga bati uyu muntu niwe tugomba gusigira equipe akayitoza. Bo ndabyemera. Icyo gihe perezida wacu yari Abraham, bampa inshingano z'uko ngomba gusigarana equipe. Hari n'undi mutoza wungirije wundi witwaga Kayitare, ariko Kayitare we kubera yari afite akazi mu karere, yakoraga mu karere ka Huye, ariko ubona umwanya ari mutoya, asa nkaho ari ngewe mfite umwanya munini wo gusigana n'abakinnyi. Ikipe rero ndayigumana turakina, ariko nyine icyo gihe bari barimo gushakisha undi mutoza uzaza. Umutoza wundi aza kuza tugakorana, umutoza ukwaje tugakorana, akagenda hakaza undi, akagenda hakaza undi. Noneho biza kugera ahantu bampa junior ya Mukura. Icyo gihe natozaga Université Nationale, ntoza na junior ya Mukura, ariko nkaza no kungiriza muri Mukura. Icyo gihe rero byaje kuba yari tournoi nziza, shampiyona nziza, ariko noneho icyo gihe Mukura yari imeze nabi. Igatsindwa ariko junior tugatsinda, igatsindwa ariko junior tugatsinda. Biza kugeraho bajya bafata n'abakinnyi bamwe bavuye muri junior bakabajyana muri Mukura nkuru. Tukabanza gukina, bakabanza gukina muri junior, bakaza gukina, bigeze baravuga batari ku uyu muntu ko tubona atoza junior bimeze neza kandi abakinnyi barimo kuzamuka, nta mpamvu tutamuha icyizere. Ubwo yageze mu mwaka? Ubwo byari bigeze nko muri 2002 gutyo. 2002 gutyo nibwo wafashe ikipe nkuru. Ariko nyine ntaraba umutoza, ariko bangiriye icyizere, bavuga bati gumana ikipe. Turakina 2003, 2004 nibwo nsa nkaho none nafashe ikipe, none nzamukana niyo junior. Nayo abenshi ndabazamura kubera ko umutoza wari uhari icyo gihe bahise baramusezerera. Ndibuka icyo gihe twari dufite 0-15 ahari. Kandi tumaze gukina imikino igera nko kuri 5 tudatsinda match n'imwe. Ndibuka ko natangiriye kuri match ya Kiyovu, icyo gihe yari iya mbere, yari ifite amanota 15 kuri 15. Yari Kiyovu ikomeye cyane, yitwaga ba Diouf, ba Kalisa Kase, yari Kiyovu ikomeye cyane ariko turaza igice cya mbere badutsinda 2, mu gice cya kabiri dutsinda 3. Ubwo nahise mbona ko ibintu byose bishoboka, n'abayobozi babona ko
bamfashije nshobora kugira icyo nkora. Abayobozi ba Mukura bari icyo gihe. Ikipe ndayigumana, twitwara neza, turaza tugarukira ku mwanya wongera ngo ni uwa 4. Hanyuma mu gikombe cy'amahoro tugera kuri finale, icyo gihe twatsinzwe na Rayon Sport muri 2005 mu gikombe cy'amahoro. Ari wowe yitoza? Ari ngewe nyitoza, ari nge mutoza mukuru. Icyo gihe nagize n'amahirwe mbona amahugurwa kugira ngo ni muri Gabo, ndaza nkajya nkora n'andi mahugurwa gutyo. Hanyuma umwaka wakurikiyeho rero tumaze gukina bantwaye abakinnyi bagera ku 8. Umwaka ukurikiyeho birumvikana ko tutagomba, sezo yatubereye mbi ku buryo ikipe yabaye ngira ngo ni ya 8. Icyo gihe abayobozi bafata icyemezo cyo kunsezerera, bamukura bansezerera batanambwiye. Gusa ngiye kumva abantu batangiye imyitozo, ngiye ntabyo nzi ko numvaga wenda Mukura ngiye kuri ngewe idashobora kunyirukana. Niyo byajya bavuga bati genda ubu urajwe, hanyuma wenda haza undi. Ngiye kumva numva bansezereye, birambabaza ariko ndabyakira. Ntangira kwibaza nzajya kongera gutoza ahandi hantu, bizagenda gute, nzasiga umugore n'abana. Ndumva nyine ni ibintu icyo gihe nabaye mu bihe bikomeye cyane. Ariko icyo gihe ndangije mpura nahise njya muri Kibuye. Buriya hari ubwo ukora ibintu byiza wowe kumva ko ari wowe wenyine wenda ubizi, ariko hariho abandi babona ko hari akazi ukora. Icyo gihe ndibuka ko abantu bo ku Kibuye bampamagaye. Ikintu cyantangaje cyane nuko amafaranga nahembwe yari yikubye hafi inshuro 2 kuyo nahembwaga muri Mukura. Kuko urumva muri Mukura bavugaga ngo n'umwana wacu, bakamuhemba dukeya uko bishakiye. Ikintu cyantangaje nuko ari amafaranga ya recruitment, ari umushahara ni kwanza recruitment yo nari ntarayibona muri Mukura, byari ari umushahara kuba hafi 2, ari recruitment nayo ndayibona. Icyo gihe nibwo natekereje ndavuga nti aha rero mbonye ko akazi ntabyo kuvuga ngo twarakina ngo ni ikipe nabayemo, na akazi nyine. Nutsindwa bazakwirukana. Njya ku Kibuye. Icyo gihe Kibuye nayisanze yari ku mwanya wa yendaga kumanuka, habuze gato ngo imanuke. Kugira ngo ari nka 15 14 yari ya 14. Kibuye njyamo turakina, ngira sezo nziza cyane kuko ndibuka ko twarangije turi aba 6. Aho za 2-6 uri kare. Icyo gihe nari mfitemo kontra y'imyaka 2. Uyivanye ku mwanya 14 bituba 6. Duhita tuba aba 6. Kuko amakipe makuru hafi ya yose ari Rayon Sport, ari APR, ari Kiyovu, ari Niyo Mukura, ari Nande, zose inyinshi zose narazitsinze muri murare, kandi nkazitsindira i Kigali. Aho ndi wacu tukanganya. Kwa APR, ari Rayon Sport, byose nabitsindiye i Kigali. Icyo gihe turangije sezirangiye, ndakora mfite seze 2. Atrako yifuza kuntwara. Atrako yifuje kuntwara ku Kibuye, bashaka no kungora. Ariko icyo gihe hariyo afande Ruzibiza, kugira ngo avuga ati umwana nta kintu atabafashije, mureke yigendera. Nimba koko bamuhamagaye, njya muri Atrako rero ngenda nkorana na Jean-Marie Ntagwabira, dutwara shampiyona. Jean-Marie hari ibyo ataje kumvikana nawo. Shampiyona ya mbere Atrako. Ya mbere yari ya 2 kuri iyi ni n'ubundi kuva kuyitwara. Igikombe cya mbere wari urimo. Nari ndimo ndi kumwe na Jean-Marie Ntagwabira, niba uri ubwo waraje wewe. Narajwe. Hama Jean-Marie hari ibyo atumvikanye n'ubuyobozi bwa Atrako, aragenda. Hahita haza nyakwigendera kocha Sam Timbe. Araza nawe turakorana, dutwara shampiyona tugera turatsinda APR ngira ngo aturushije inota 1, ariko dutwara igikombe cy'amahoro. Twita tujya no muri Sekafa, tuzana igikombe icyo gihe. Rwanda cy'amaklub dukinye na Armée. Nuko mva muri Atrako rero biza kugeraho isenyuka. Navuye muri Atrako kubera ko
isenyutse mpita njya icyo gihe mpita njya muri Rayon Sport. hako watubwiye impamvu yasenyutse niba ko wari uyirimo? Bo batubwiye ko bahinduye izina, batubwira ko imikorere yahindutse, sinzi igiye kubona Tracom. oya ntabwo ari na Tracom, hari nimba ari RFTC ibintu nk'ibyo ngibyo. nanzi ko Tracom yahindutse na Tracom. oya na Tracom yari iriho kuva na mbere. Okay. Hanyuma rero nyine Tracom irasenyuka, mpita njya muri Rayon Sport. Muri Rayon Sport ndagenda, nagiye muri Rayon Sport yari ikennye cyane pe, ifite ibibazo byinshi cyane. Ngenda simbuye ngira ngo ni Kayiranga Batista. Ikipe ntabwo byari bimaze, ariko turagerageza tuba ba gatatu, tugera no kuri finali y'igikombe cy'amahoro. APR yadutsinda 1-0 igikombe cy'amahoro. Nuko sezikurikiyeho navuye muri Rayon Sport, ngira ngo nagiye muri La Jeunesse. N'amakipe menshi, mva muri La Jeunesse kiri mu cyiciro cya mbere, nsubira muri Mukura, mva muri Mukura njya muri Gicumbi, njya muri Gicumbi, mva Gicumbi ya gatatu Fazari yabawe Ngabiro Olivier ndayise. Gicumbi hose bigenda neza, mvayo njya ku Gisenyi naho twitwara neza muri Etincelle. Va ku Gisenyi tujya i Musanze. Musanze no nari mfite imyaka 2 ariko ntago naje kuyirangiza kubera ko haje kubamo ikibazo cya lisanse. Lisanse yanjye si kugeza iyo fenomene sindayumva, bavugaga ko lisanse yanjye idahari, ariko tubaje muri CAF baza kuvuga ko ihari, ndayibona. Icyo gihe byatumye mva muri Musanze ntarangije kontra yanjye, ariko nari ndi muri Kiyovu turaza turakina. Naho icyo gihe byari muri bya bibazo bikomeye bya Covid, byacyo by'amatsinda. Mvamo njya muri Gorilla. Mva muri Gorilla, navuye muri Gorilla nsubira muri Mukura. Kuko Mukura ngiyeyo gatatu. Ni mu rugo ko. Muri Mukura, navuye muri Mukura mpita njya muri Rwamagana. Rwamagana City iba Muhazi. Urumva imyaka hafi imyaka nka 15 16 uri muri kariyeri. Nakazi katoroshye, ariko koca muri urwo rugendo rwose ibyo byose abakinnyi bagiye baguca imbere benshi. Iyo umukinnyi yabaye mwiza burya ntagapfa kwibagirana mu maso y'umutoza we. Sinzi niba watubwiraga nk'abakinnyi 5 beza watoje ukavuga ati bano bakinnyi banciye mu maso kandi muri uno munsi niyo mbabonye ngiye biranshimisha. Bo urebye harimo abenshi basa nkaho barangije, kuko abenshi abenshi arabona agiye mpura nabo cyane muri Mukura. Navuga ko Mukura ntacyo nabasoje. Mukura ifite abakinnyi beza, harimo abitwaga ba Meme, harimo abitwaga ba Ntare Freddy, harimo umuzamu Ishimwe Claude. Nagiye aba bari benshi bifata umwanya munini wo kubakuye, ariko cyane cyane Mukura niyo harimo abakinnyi, kandi icyo gihe bari abakinnyi beza bakina no muri equipe nationale. Abo ngabo urebye niho Mukura niyo wabaga usa nkaho, ariko bidatandukanye ko n'ahandi nagiye nca hagiye hazamo abakinnyi beza. Za Kiyovu harimo abakinnyi beza, za Etincelle harimo abakinnyi beza, ariko urebye aba bakinnyi ba Mukura kiriya gihe niho basaga nkaho bari abakinnyi beza cyane natoje. Coach, wenda tugenda tunagana no ku musozo, hari ikibazo nkunda kubaza abantu bose tuganiriye kenshi bafite amazina manini, yaba abanyamakuru, yaba abatoza, yaba abakinnyi. Umuntu wese wagize amahirwe yo guca mu ishuri, hari icyo yumvaga azaba cyangwa se nakora azakora, cyangwa se ababyeyi bakabatuye umuhungu wacu cyangwa bizagenda gutya na gutya. Ikibazo cyane kiravuga ngo wowe ukiri muto wumvaga uzaba iki mbere y'uko utekereza ibintu byo kuza uyu munsi wa none ahantu turi kukubona? Ngewe cya mbere kwanza numvaga ko nzaba umukinnyi. Ibyo bindi byazaga nyuma, najya kwiga najya gute, ariko numvaga ko nzaba umukinnyi. Mbawe hanyuma ibyo kuba umutoza byo ngira ngo byo urumva byaje nyuma, ariko burya hari ukuntu abantu baba bakubona wenda wowe utabyibonamo, baje kubona ko nshobora kuba navamo umutoza, mba umutoza.
ariko ubundi mu buzima bwanjye numvaga nzakina umupira. niyo kariyeri. Ibindi nta bindi natekerezaga, numvaga ari umupira. Hanyuma hari inzitane cyangwa se inzitizi abatoza bagenda bahura nazo muri kariyeri, ni nk'izihe mbogamizi wumva wahuye nazo akavuga ati kugeza n'uyu munsi wenda mba ndi kuri uru rwego iyo bitaza kugenda gutya? Imbogamizi muri aka kazi. Imbogamizi urumva ko akenshi nakunze gutoza amakipe yo mu ntara. Amakipe yo mu ntara rero usanga ari amakipe akenshi aba adafite objectif yo gutwara igikombe, ku buryo urakina ugasanga utwitwaye neza ariko ugasanga ufite amezi 2, 3, 4 nturahembwa, ugasanga biri kujya kurwana n'ibyo ngibyo, ugasanga ugiye kurangiza shampiyona ya ekipe ntiri guhemba, abakinnyi bafite ibibazo, bamara kugira ibibazo icyo gihe hari ubwo mutsindwa, urumva iyo mutsinzwe hari ubwo babigushyiraho umutoza bakavuga ngo mwariye ruswa, mwagize gute, ariko mu mutwe urumva ko haba harimo ibintu byinshi. Icyo gihe uba warabonye amanota menshi, ikindi abakinnyi ntabwo baba bameze neza, birashoboka ko niyo ruswa bashobora kuba banayirya, ariko urumva ko ugenda uhura n'izo ntunzu ugasanga nyine nibyo bigenda bikudindiza. Bivuze ngo wowe ntabwo wigeze ugira amahirwe yo gutoza i Kigali cyane ku makipe y'ibikombe? Iyo natoje yari Kiyovu na Rayon, byarashoboka, ariko ari Rayon Sport icyo gihe yari ifite ibibazo byinshi cyane, byinshi ku buryo ntabwo yashoboraga kuvuga ngo watwaye igikombe. Même chose Kiyovu nayo nagiyemo muri biriya bihe, kwanza natangiye ndi umuhajwe kuko icyo gihe nta lisansi nayo ifite, nza kongera kuyifata, aza kugenda ndayisigarana, ariko nayo icyo gihe yari ifite ibibazo byinshi ku buryo wavuga ngo kuvuga ngo watwara igikombe biragoye. Kandi ubu bizi ko n'ubundi si mu Rwanda gusa, ni ku isi yose usanga hariho amakipe asa nkaho ari hejuru kuruta ayandi, ku buryo usanga niyo atwara ibikombe, niyo agira gute, cyetse wenda rimwe cyangwa 2 gakeya nka kuriya kwa Resta yazi katwara igikombe, ariko usanga ni gake cyane mu myaka myinshi. Coach, dusangize experience gatoya kuri icyo warukomojeho kijyanye n'amakipe yo mu ntara cyangwa se amakipe ubona atagira stability mu buryo buri finance, ukabona buri munsi ahorana ibibazo by'amadeni. Iyo utekereje kuri analyse yawe ubona ibibazo by'amakipe ahorana ibibazo by'amadeni bya mikoro biterwa n'iki? Ngira ngo ni planification ibitameze neza. Biba bisaba ko umutoza yicarana n'ubuyobozi bakumvikana kuri budget bakoresha n'umwanya bifuza. Hari ubwo ushaka umwanya mwiza, kandi rero nta mafaranga ufite yo kuba wabasha kugura abakinnyi, kuko tutabeshyanye umupira egara amafaranga, egara abakinnyi beza, egara organisation nziza. Hejuru y'ibyo byose hakaza na organisation igomba kuba ari nziza. Rero iyo mugiye kwipasa muremure usanga kenshi ariho bitangiye kugorana. Iyo bitangiye kugorana ni ukuvuga biba bitahehe cya gihe amafaranga menshi mwarakoresheje muri recruitment, ugasanga none imishahara ibaye mikeya. Iyo imishahara ibaye mikeya nibwo hatangiye kuzamo ibyo bibazo bya za ruswa, byo kungwagurishije imikino. Urumva rero nicyo navuga kuri icyo ngicyo warumuje. Yego. Hanyuma tugana no ku musozo, nago nagenda n'ubundi nakwaje kuri ikipe ya Muhazi United uri gutoza kugeza kuri uyu munsi. Ubwo nayo nubwo ifite amanota 31, ariko urabona ko bijyanye na kuruse ya shampiyona amakipe aregeranye cyane, ntago urabona umutekano uvuga ngo uraguma mu cyiciro cya mbere bimeze nk'iby'ubushize sezishize byagenze. Uyu munsi none Muhazi amakuru arimo bimeze bite? Mwiteguye gute gusoza hasigaye hejuru ne 6 za shampiyona? Muri kubona bizashoboka ko mwa resista mukagwa mu cyiciro cya mbere? Birashoboka cyane, ariko bisaba ko habaho ubwitange bwa buri wese, guhera ku bafana, ku bakinnyi, kuri staff no ku buyobozi. Uyu mwaka shampiyona irakomeye cyane. Aho bibonera nuko ikipe kuva ku ikipe ya 6 kugeza ubu nta yari yizera ko
idashobora kumanuka. Noneho wenda iyo twavugaga byasa nkaho byarangiye yari Etoile de l'Est, ariko nayo ukuntu itangiye kuza urabona ko nayo itangiye gutera abantu impungenge. Rero iyi sezo birasaba kutarekura n'umwanya na gatoya. Nibyo muri iyi minsi twagize utubazo tw'amafaranga, ariko nkurikije uko abayobozi barimo kutwizeza batubwira ko mu minsi 2-3 biraba byagiye mu buryo tugahongera tugasubira mu kazi. Uretse ko nta nubwo navuga ngo wenda twahagaritse imyitozo cyane, ko ni ibintu twari twavuganye n'abayobozi tubabwira, nabo babonaga ibibazo dufite, baduha umwanya munini wo kuruhuka kugira ngo nabo babashe kwiyorganiza bashake n'ayo mafaranga. Rero amafaranga ngira ngo bari baduhaye icyumweru n'iminsi nk'ibiri, ariko batubwiye ko bitarakunda, ko twagomba gutangira mu munsi, ariko batubwiye ko mu minsi 2 cyangwa 3 biraba byatunganye. Ndibaza ko bizadusaba nanone kongera gushitura abakinnyi, ko bari batangiye urumva icyumweru n'iminsi ngahe ni byinshi. Biradusaba rero kongera gushitura abakinnyi, kongera cyane cyane no mu mutwe, kubera ko urumva umukinnyi wari umaze igihe atakora ku mafaranga, biba bigusaba byinshi cyane, kurumva icyo gihe asubira inyuma cyane mu mutwe, fizikuma byose baba yasubiye inyuma. Biradusaba rero gukora cyane, biradusaba akazi kenshi, ariko ndibaza ko nidufatanya twese tuzabigeraho. Abantu baba muri uyu mupira cyangwa se tureberera hafi, tubona ko ikipe yose igiye guhura n'ikipe ikomeye, habamo ko kwivumbura. Mu gihe guhura n'ikipe ya APR, si yaba ariyo mbarutse uvuga ati reka dupushinga kuko ari APR batwishyure, ko APR yavuyeho byaba birangiye nta kandi twazongera kuyabonera. Oya, ntabwo ari, kuko nubundi twagiye gukina match ya Sunrise bitameze neza, ku buryo byagombye ibiganiro n'abayobozi na staff, bababwira bati mwihangane mukuremo iyi match, hanyuma tuzajya gukina ubutaha ibintu byatunganye. Ntago rero niyo yari kuba ari iyindi yose, niyo yari kuba gusa iyo ari ikipe nkuru hari ubwo wenda byumvikana kuruta, ariko kuri twebwe navuga ko ntago ariyo mpamvu. Nibundi match yari gukurikira iyo ariyo yose, ntabwo sinzi ko abahungu bari gupfa kugaruka mu ntuza mu kibuga bitari byatungana, kandi n'abayobozi nabo barabizi, bazi ko abana batameze neza, bazi ko bagomba kubafasha. Iyo ugiye kureba si ikibazo cyanyu gusa, nakibonye rusange amakipe 4 cyangwa 5 afite ibyo bibazo bya mikoro, yose yafashe umwanzuro wo kutongera gusubira mu myitozo. Ejo bundi twabonye kapiteni wa AS aravuga ati no salary no training. Like iki kintu nk'umuntu umaze igihe mu mupira, wabaye muri izo kipe zidafite ubushobozi buhagije, kubera iki cyabaye nka campaign mu makipe, uri kubona biri kuva he koca? Abandi uyu mwaka n'ubundi byagiye bibaho, ariko ndabona uyu mwaka hari bisa nkaho bibaye byinshi cyane, bibaye kenshi, ariko n'ubundi byagiye bibaho. Nibaza rero ko nanone hari ukuntu nanone ama ekipe, kuko hari nasomye mu kinyamakuru aho mu mujyi bo bavuze ko bo amafaranga yose barangije kuyatanga. Nibyo nakubwiraga rero, hari abantu iyo batapuraninze neza, usanga amafaranga baba barakwemereye ugasanga urayarengeje, ugasanga ugiye mu madeni, cyangwa usanga uguza abakinnyi benshi baguhenze, kandi muri make budget ari ntoya. Nibaza rero ko ibyo ngibyo kimwe harimo ikibitera. Ikindi wenda harimo ushobora kuzamo wenda no gusesagura amafaranga, ariko nibaza ko ikibitera cyane ari uko abantu batageze guste batapuraninze ibintu byabo neza. Ariko nanone hari ubwo bipuraninga, ariko burya mu karere nyine hari ubwo hazamo, haba hari byinshi byo kwitaho. Hari ubwo rero bashobora kuvuga bataho kugira ngo turihe abakinnyi, reka tubanza wenda twishyure mituweli z'abaturage, cyangwa tugire gute twubaka umuhanda, ibintu nk'ibyo ngibyo. Urumva rero nyine ikipe ishingiye ku karere bareba, kandi nanone bikava no kuki no ku bayobozi baba ukuntu baba bakunze umupira, kuko hariho ikipe cyangwa se uturere byarangije gusetinga ntuza zabo, wenda nka Musanze, nka Sunrise, nka Mukura, ku buryo usanga umukozi w'akarere arahembwe
nyuma y'iminsi 2-3 umukinnyi nawe agahita ahembwa. Hari usanga ari ikipe z'uturere ziba zarayipuraninze neza ku buryo nta kibazo na kimwe kiba baba bafite, ariko rero abo bitaragenda neza natwe bari batubwiye ko bishoboka gufatanya n'abakozi ku buryo bajya bahembwa natwe nyuma y'iminsi 2-3 natwe tugahembwa, ariko wenda ntibirakunda, kandi nizera ko nkurikije uko abayobozi bacu mbona bakunda sport, ko bakunda football, nibaza ko bizakunda. Hari abavuga ko iyi campaign abayobozi b'amakipe bavuga ati ibintu byo kujya kwishyuza mu itangazamakuru umwanze gukora imyitozo kugira ngo abanyamakuru babone ibyo bandika bikafatwa nk'umujinya, ugasanga na duke bari bagiye kubaha barabyihoreye. Koca, ku busesenguzi bwawe ubona ariyo system, ko nabonye ari system y'amakipe yose kwanga gukora imyitozo ngo bamanze babona yabo, ubona ibi bintu biri kuganisha umupira wacu Koca? Muri iyi minsi ubuzima burahenze ku buryo usanga kubaho muri iyi minsi nibyo football yexija kugira ngo ubashe gukora imyitozo, kugira ngo umeze neza, iyo bibuze usanga no gukina bisa nkaho bihugora. Rero abakinnyi rimwe na rimwe hari ubwo bavuga ko babona ko guhagarika imyitozo wenda aricyo gishobora, ariko rero wenda twebwe kwihagarika nuko byakubitanyemo n'iyo konje ni treve, ariko ubundi guhagarika imyitozo ntago ariyo solution, ahubwo ushobora kubamenyesha ukavuga ati ngewe nintabona umushahara wanjye wenda sinzajya gukina match. Icyo gihe nabo bakora ibishoboka byose bagashaka amafaranga, ariko niyo bayabona warakoze imyitozo bayaguha ukagenda ugakina, ariko kuyaguha nanone ko ashobora kuboneka utarakoze imyitozo ugasanga nta na kimwe ugeze, n'ubundi uragiye uratsinzwe. Ngira ngo byabaye ejo bundi kuri Kiyovu na Etoile de l'Est, bahagaritse imyitozo babona amafaranga, ariko kubera ko batari bitoje baragenda baratsindwa. Rero abakinnyi bo basigaye babona ko nko guhagarika imyitozo aricyo gishobora gutuma byibuza ubuyobozi bubafasha kuba babahemba vuba. Ariko sinibaza ko ngewe umuyobozi yumvishe kuri radio ko batahembye umukinnyi akanga kumuhemba afite amafaranga, sinibaza ko yaba ari mukuri. Wenda ashobora kwanga kumuhemba kubera ko ntayafite, ariko kubera ko babivuze kuri radio sinibaza ko yaba impamvu yo gutuma atamuhemba amafaranga yiwe. Kariyeri yawe muri Muhazi United ndumviye yari sezo yawe ya kabiri, niba atera gatatu ni ya kabiri, ni sezo ya kabiri. Amasezerano yawe ameze gute muri Muhazi United? Urateganya iki muri kara karere? Muri Muhazi ngira ngo umwaka wa mbere twari twasinye umwaka umwe, ubu rero twasinye imyaka 2, ni ukuvuga ngo mfite uyu nguyu ndimo n'undi uzakurikira. Ubwanjye nibaza ko ibintu nibigenda neza umwaka utaha Muhazi ishobora kuzaza mu makipe 4 ya mbere, nicyo cyifuzo cyanjye. Nimba koko ibyo twiyemeje nibyo batwemereye bizagerwaho, ngiye ku bwanjye niyo ntego numva mfite, ko byibuze Muhazi nazayisiga ku mwanya 4 ya mbere, kandi ibintu byose birashoboka nkurikije ikipe mfite. Nituramuka twongeyemo abakinnyi bakeya amikoro akaboneka, nibaza ko ku bwanjye nibaza ko muri shampiyona kugera ku mwanya wa 4 aricyo cyaba ari icyifuzo cyanjye, cyangwa se byibuze kugera no kuri demi final ku gikombe cy'amahoro. Nicyo numva nacyo. Ikindi ni ukugerageza gufasha, kuko ubu ngubu tugira amahirwe, hajeho shampiyona y'amajunior, bituma hari abana bamwe bahari Rwamagana bigaragara ko bakina, hari abo dufata tukaba, kuko ubu ngubu birakwemereye ko ushobora gufata umukinnyi wo muri junior ukamushyira muri senior. Hari abo tugenda dufata, tugenda tuintegra, tukatangira kugenda tubamenyereza, tukagenda tubamenyereza kugenda ukicara imbere kuri bench ukareba iyo match, wabona iminota 2 cyangwa 3 ukaba wamushyiramo. Ariko gusa iyi shampiyona biragoye, byaratugoye cyane kubera ubukomere bwayo, kubera ukuntu ikomeye, biragoye ko uhereza umwana ayo mahirwe, kubera ko ubu uri kurwana no kutamanuka. Ariko umwaka utaha wenda nibigenda neza tubaza ko ako kanya kazaboneka ko kugira ngo umuntu ashyiremo n'abo bana, yintegremo abo bana, bamwe bashakire n'amalisanse, ku
ku buryo bazakina muri Muhazi byibuze nk'igisiga nzamuye abana nka 3 cyangwa 4 ubwanjye nanjye nzumva ko hari icyo nakoze. Yego, hari utubazo tw'amatsiko rero, iki kiganiro cya cyakurikiwe n'urubyiruko rwinshi kandi urubyiruko rugira utubazo tw'amatsiko. Hari wibaza ati se Koca Ruremesha nyuma y'akazi wenda yaje Kigali kuruhuka ni relaxa gute, relax ya Ruremesha yatari mu kazi kuko kuri pitch biba bimeze bite? Bo ikintu nkunda buriya mu buzima no kuganira n'inshuti. Akenshi iyo ntari mu kazi nukuza nkaganira n'inshuti, mbonye akanya ko kugira ngo nite ku muryango wanjye, nkita ku muryango wanjye, ubundi nkakora siporo. Kubera ko biba bigoye, kubera ko akenshi nkunda gukora Rwamagana ariko nkora ntaha ku buryo usanga umwanya wanjye wo gukora siporo aba ari mutoya, biragora rero kumbona akanya ka gukora siporo. Iyo mbonye akanya rero nita ku bavandimwe, nshaka inshuti nkazisura abavandimwe ko baba barakubuze. Ko akenshi hari nubwo habaho n'ibyo birori, wenda habaye ubukwe, habaye iki, ugasanga wowe bikubitanye n'amamace ntubonye kujya. Gerageza rero kubana n'abavandimwe n'inshuti, cyane cyane n'umuryango ko bamaze igihe batambona, ubundi nkakora siporo. Iyo famiye uri kuvuga ku myaka yawe itari mike, maze ufite famiye ingana gute? Ndubatse, mfite umugore n'abana 4, wa 5 w'imfura we yitabye Imana. Mfite abana 4 rero, umugore ngira ngo umwana w'imfura wamaze kugira arangije secondaire, amaze kuzuza imyaka 20. Yego, hanyuma Koca wumva nusoza ino kariyeri y'ubutoza, amasaziro yawe ni ayahe utari muri uyu mwuga? Bo wenda ariko icyo numva kuzava nindamuka mvuye mu wenda gutoza iby'abantu bakuru, nuko numva ashobora kuzita ku bana mu mbaraga. Icyo gihe umuntu azaba asigaranye, nkareba icyo nafasha abana bakiri batoya kugira ngo bakure bazi byibuze gukina, nuko numva nakishingira nk'agasantre. Icyo gihe nkashaka nk'abandi bana bamfasha mu gutoza, nkajya nkora ibintuza, nkakora nka centre ku buryo nahugura abana, nkabigisha gukina, nkabaha technique de base, kuko usanga babibura cyane. Numva rero icyo kintu nzakora mu buzima. Mu yandi magambo ubuzima bwawe n'umupira? Ubuzima bwanjye n'umupira. Urakoze cyane. Murakoze.